Muraho, ndabasuhuje bene data bakunzi b'ijambo ry'Imana, kandi bakunzi ba Women in God Ministry. Yesu nashimwe kandi Yesu nahimbazwe. Uyu munsi tugiye gukomeza, ni umunsi wa gatanu. Ejo nagize ikibazo cy'amanetiwaka, naprodinze ikiganiro nticyajyaho kubera amanetiwaka, ariko kirahari naragikoze. Twari twasengeye muri Zaburi ya 40. Uyu munsi ho rero tugiye kuba dusengera muri Zaburi ya 62. Ni Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi, niyo mu buryo bwa Yedutuni, ni Zaburi ya Dawidi. Ndabashimiye rero abantu mwese mukomeje kureba ijambo ry'Imana kuri Women in God Ministry. Ndabashimiye abantu mwese mukomeza kuma subscribe, amuntera ingabo mu bitugu kugira ngo iyi channel yaguke igere kure. Mukomeze munshyigikire tuzagere ku basaba 1000, kandi mukomeze mumpe like, muhe share, ndetse mumpe na comment. Kandi ndabinginga ngo niba utangiye ikiganiro ujye ukirangiza, nibwo umfashije. Ariko iyo ukirebyeho agace gatoya ukigendera, ni byiza nabyo, ariko navuga ko atari byiza cyane. Ibyiza cyane ni uko wajya ureba ikiganiro watangiye kandi ukakirangiza. Basabye inkunga rero, munshyigikire, murebe ibiganiro byanjye, mubyohereze inshuti n'abavandimwe kugira ngo nabo bumve ijambo ry'Imana rinyurizwa aha hantu. Hari ukuntu umuntu yirirwa mu bintu byinshi akabura umwanya neza wo kuba yabumbura Bibiliya, cyangwa se umunsi we ukarangira nta kintu cy'ijambo ry'Imana giciye mu matwi ye. Niyo mpamvu wafasha inshuti yawe uyiha no kumva ijambo ry'Imana, uyisharinze ibiganiro biva kuri Women in God Ministry. Imana iguhe umugisha wowe ubyumvishe neza, kandi Imana iguhe umugisha wowe ubyumvanye umutima mwiza ukaba ugiye kubikora nk'uwikorera. Reka rero dusome Zaburi ya 62. Duhere ku murongo wa 2. Uko nari mbabwiye, yitwa ni Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi, niyo mu buryo bwa Yedutuni, ni Zaburi ya Dawidi. Reka dusome. Umutima wanjye uturize Imana yonyine, niyo agakiza kanjye gaturukaho, niyo gitare cyanjye yonyine n'agakiza kanjye, ni igihome kirekire kinkengera, sinzanyeganyezwa cyane. Muzageza he gutera umuntu ngo mumwicane mwese, nk'inkike ibogamye, nk'uruzitiro runyeganyega? Iki ni cyo cyonyine bajya inama, ni ukugira ngo bamusunike ngo agwe ave mu cyubahiro cye. Bishimira ibinyoma, basabirisha umugisha akanwa kabo, ariko bavumisha imitima yabo. Umutima wanjye turiza Imana yonyine, kuko ari ibyiringiro byanjye biturukaho, niyo gitare cyanjye yonyine n'agakiza kanjye, n'igihome kirekire kinkingira, sinzanyeganyezwa. Imana niyo irimo agakiza kanjye n'icyubahiro cyanjye, igitare cy'imbaraga zanjye n'ubuhungiro bwanjye biri mu Mana. Mwa bantu mwe, mujye muyiringira, ibyo mu mitima yanyu mubisuke imbere yayo. Imana niyo buhungiro bwacu. Ni ukuri aboroheje ni umwuka gusa, kandi abakomeye ni ibinyoma. Nibashyirwa mu gipimo ntibazika, bazateruka. Bose bateranye umwuka ubarusha kuremera. Ntimwiringire agahato, ntimwizigire ubusa kunyaga. Ubutunzi nibugwira ntibuzabaherana imitima. Imana yavuze rimwe, nabyumvise kabiri, ngo Imana niyo ifite ububasha, kandi ni wowe Mwami ufite imbabazi, kuko witura umuntu wese ibikwiriye umurimo we. Amen, amen. Abakunzi ba Women in God Ministry, twumvishe amagambo meza ari muri iyi Zaburi ya 62. Nawe wafata Bibiliya ugasoma aya magambo, hari uko umwuka yarushaho kuguhishurira, ahari birenze uko njyewe nabivugaho. Ariko icyo nshaka kuvugaho muri iyi Zaburi muri uyu munsi, ubwire umutima wawe ngo umutima wanjye uturize Imana yonyine, kuko ari ibyiringiro byanjye biturukaho. Nawe niba ibyiringiro byawe nta handi bijya bituruka ku Mana, niba ibyiringiro byawe bitajya bituruka ku bavandimwe, bitajya bituruka kuri ba data wawe ndetse na ba so wanyu,
niba ibyiringiro byawe utajya ubikesha inshuti zawe cyangwa se abandi bantu bakomeye, uzimo uziranye, uvuga uti nziranye n'abakomeye hari ibyo bamfashamo, niba atariho ubikura nawe ukaba uri umwe mu bantu batabarwa n'Imana gusa, babeshejweho n'ubuntu bwayo, wongere uyu munsi niba hari ibyari biguhagaritse umutima, wongere kubwira umutima wawe ngo umutima wanjye tuza, turiza Imana yonyine kuko ariyo agakiza kanjye gaturukaho, turiza Imana yonyine kuko ariyo gihome kirekire kinkingira, sinzanyeganyezwa naho amakuba agaragara nk'aho ngose, ariko ntabwo nzanyeganyezwa, ntabwo azakundira ubugingo bwanjye ko bupfa, ahubwo Imana yonyine izambera umutabazi mu gihe cy'amakuba n'ibyago. Kandi wongere ubwire Imana uti, ubwire umutima wawe uti Imana niyo irimo agakiza kanjye n'icyubahiro cyanjye, ni igitare cy'imbaraga zanjye n'ubuhungiro bwanjye, biri mu Mana, icyubahiro cyawe kiri mu Mana, kubaho kwawe biri mu Mana, urugo rwawe ruri mu Mana, abana bawe bari mu Mana, wongere guturisha umutima wawe, ahubwo ufate ibihe byo gusenga, usengere ibyo byose biguhagaritse umutima, ubwire Imana uti nyamuna Imana, ibuka neza yuko ari wowe mpungiraho, ibuka neza ko uhereye mu buto bwanjye nta wundi murengezi, nta wundi mutabazi ngira, Uwiteka Nyiringabo Imana, umbere umurengezi kandi umbere umutabazi, untabare muri aya makuba ndetse no muri aka kaga bingose. Kandi ijambo ry'Imana ryongera riratubwira ngo abakomeye ntimukabatinye, ngo kuko ari ubusa ubateranije bose, ngo ukabashyira ku munzani, ntabwo uburemere bwabo buzagaragara, ngo ahubwo bazateruka. Bantu b'Imana, ntabwo ubutunzi bwacu ari bwo bugaragaza ko dukomeye, ahubwo gukomera k'umuntu guturuka mu kubaha Imana. Iyo wubaha Imana uba uri umuntu ukomeye, ariko iyo wigendera mu nzira zawe wiyubagiriza iby'inzira z'Imana ukabyirengagiza, ukirengagiza Imana umuremyi wawe, byanze bikunze simpamya yuko ibiro byawe byagwira, ahubwo wagushira ku munzani, ibiro byawe imbere y'Imana byaba bikeya. Rero ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ntubatinye abo bakomeye, kandi ngo nugira ubuntu bw'Imana, Imana igasubiza gusenga kwawe, ubutunzi bwawe bukagwira. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ntibuzaguherane umutima, uzarinde umutima wawe kuheranwa n'ubutunzi Imana yaguhaye, ngo bikwibagize Imana. Reka rero dusengere muri iyi zaburi, nawe ugize icyifuzo cyo gusenga, ufatanye nanjye gusenga. Uyu mwanditsi w'iyi zaburi aratubwiye ngo Imana yavuze rimwe abyumva kabiri, ko Imana ari ifite ububasha, kandi Uwiteka ari we ufite imbabazi, kuko yitura umuntu wese ibikwiriye umurimo we. Reka dusengere kuri uyu murongo wa 12 ndetse na 13. Uwiteka Mana yacu turagushimye, tugushimiye kuri Imana nziza, uri Imana ifite ububasha, kandi ni wowe Mwami ufite imbabazi. Uwiteka ni wowe witura umuntu wese ibikwiriye umurimo we. Muri uyu munsi dusengeye imirimo yacu, turakwinginze ngo reka ibe imirimo myiza imbere yawe, kugira ngo ubwo uzazana ingororano Data tuzakira ingororano z'ibyiza. Kandi mu mirimo twakoze niba hari aho twagiyeho urubanza n'umugayo, tugusabye imbabazi duciye bugufi, amaraso ya Kristo yongere kutweza ndetse no kudutunganya. Dusengeye ibyifuzo bitandukanye dufite imbere yawe, Uwiteka Nyiringabo Imana, turakwinginze ngo reka ubisubize, kandi niwabisubiza imitima yacu yiha ubwenge, uturinde ko ubutunzi duhawe nawe bwazaherana imitima. Mana, tukajya tubura umwanya wo kongera gusoma ijambo ryawe, tukabura umwanya wo kongera gusenga, tukabura umwanya wo gusengera abarwayi, tukabura umwanya wo gusengera umurimo wawe, tukabura umwanya wo gusengera ubugingo bwacu. Ndakwinginze niba wadusubiza, natwe tugusezeraniye ko tutazateshuka ngo tuve imbere yawe. Tugusezerane yuko tuzahora mu bikari byawe, kugira ngo tubyigishe abana bacu. Mana, bazamenye ko ari wowe wenyine wo kwiringirwa. Urakoze rero nubane natwe, kandi abakunzi ba Women in God Ministry ukomeze kubaha umugisha, kandi yicana Mana uyirebana amaso y'imbabazi, uyagura Uwiteka umugambi natangiye mfite, ndakwinginze ngo uzawusohoze Mana, nzashima izina ryawe. Urakoze, tubisabye duciye bugufi mu izina risumba andi mazina, izina ry'icyubahiro, izina ry'igikundiro, izina ririmo ubutware, izina ryirukana abadayimoni, izina abarozi batinya, izina Mana risumba byose, izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen, amen.
murakoze bakunzi banjye, tuzabonane mu ijambo ry'Imana ry'ubutaha. Bye bye, ciao. Imana ikomeze kubarinda kandi namwe mukomeze kunshyigikira. Murakoze.